booty more. I just wanna fly, fly to the moon, with you. Just have a show. Won't see the ride in me. I never seen any girl like you. Sindabona umukobwa umeze nkawe. Slim wesa as fat too. Ufite mu nda hatoya n'inyuma hanini. Mon cœur ma chérie mahibu. Mutima wanje, sheri wanje. Ntago ndamenya ibyo ari byo. I drop all of them for you, all of them for you. Bose nzabata kubera wowe. All of them for you. Ese ubyakira gute iyo ubyutse ugasanga umuhanzi ukunda yakoranye n'undi muhanzi nawe ukunda kandi bagakorana indirimbo nziza? Icyo nzi cyo aya ari amata abyaye amavuta. Birakunezeza cyane. Aha ngiye kugaruka ku bahanzi babiri batanga ibyishimo kandi bakunzwe hano mu Rwanda. Umuhanzi Mike Kayihura ndetse na Kivumbi King ni abantu bakunda gukorana cyane, bakoranye ibihangano bitandukanye kandi byiza cyane ko buri umwe wese ari umuhanga ku giti cye. Iyo babihurije hamwe usanga bakora ibihangano bishimishije by'akataraboneka. Aba bahanzi ntabwo ari gurupe, aba bahanzi barakorana ariko uburyo bakoranamo ni mu buryo busanzwe bw'amakorabo asanzwe, ariko usanga banezeza abantu benshi kubera ko bose ni abahanga kandi bakora ibihangano byiza. Bijya gutangira muri 2020 nibwo basohoye indirimbo yitwa Sabrina, iragenda iratwika koko. Aba bahanzi bari basanganywe amahiti ariko byari bitaragera ku rwego byagezeho uwo munsi. Bagikorana indirimbo yitwa Sabrina harahiye koko, haragenda harashya, abantu barayivibinga ku rwego rwo hejuru. Ibi byatumye bose bamenyekana ku rwego rutari rwarigeze rubaho. Ariko kandi imikoranire yabo ntabwo yigeze ihagarara. Baherutse no gukorana alubumu yitwa Installation. Iyi alubumu iriho indirimbo 5. Mu by'ukuri urebye imikoranire yabo watekereza ko hari ikintu kidasanzwe kiri hagati yabo, kubera ko bakoze n'indirimbo yitwa Mama. Muri video bashyiramo ababyeyi babo bose. Ibi bigaragaza neza imikoranire myiza bafitanye. Tunyuzemo gatoya ku ndirimbo bagiye bakorana, hariyo bita Closer. 2025 nibwo bayisohoye. 2025 bakoranye indirimbo yitwa Maria, ndetse bakoranye indirimbo yitwa Kilem, bakoranye indirimbo yitwa Somebody Else, bakoranye indirimbo yitwa Selfish, bakoranye indirimbo yitwa Black Shades, bakoranye indirimbo yitwa Sabrina, bakoranye indirimbo yitwa Mama. Izo zose ni indirimbo bagiye bahuriramo kandi bazikora neza cyane. Abantu babakunda biba ari nk'amata abyaye amavuta iyo babonye indirimbo isohotse irimo Mike Kayihura ndetse na Kivumbi, kubera ko bose barabakunda kandi baririmba neza, bafite amajwi meza. Nta muntu uzi ukuntu bigenda kugira ngo abantu baririmba neza bahuze kandi bakore ikintu cyiza, ariko aba bahungu barabimenye, barabikora kandi bakabikora neza. Abaye ari gurupe, iyi gurupe yabitwika, yaba ari gurupe y'akataraboneka, ariko buri wese akora ku giti cye kandi ni abantu bakora neza cyane. Abahanzi benshi cyangwa se n'abandi bantu bakurikiranira hafi umuziki nyarwanda bavuga ko Mike Kayihura ari umuhanga, ari umwe mu beza u Rwanda rufite. Mike Kayihura kandi azwiho gukundwa n'abantu b'abasirimu bakoresha Icyongereza, nicyo akunda kuririmba cyane. Mike Kayihura aza mu myanya y'imbere mu bantu bafitiwe icyizere cy'uko umuziki nyarwanda ashobora kuzawugeza ku rwego mpuzamahanga. Ahangaha ari nayo mpamvu abahanga mu muziki bagenda bamugarukaho nk'umuhanzi mwiza u Rwanda rufite. Kivumbi King nawe ni umuhanzi ufite akazoza kubera ko ni umuhanzi ukora neza cyane kandi nawe w'umuhanga, akaba ari n'umwanditsi mwiza. Mike Kayihura ni umwanditsi mwiza kubera ko yanditse indirimbo yitwa Catherine ya Bruce Melody. Indirimbo yamenyekanye cyane, akaba ari imwe mu ndirimbo Bruce Melody afite zarebwe cyane ku rubuga rwa YouTube. Abantu babakunda mukomeze mubakunde
ni abahanzi beza, mubashyigikire, bazabaha ibyishimo igihe cyose mubari inyuma. Reka dusoreze hano, ndabakunda cyane, mukore subscribe